ntabwo ari abafana benshi bazi ibidasanzwe ku ikipe ya Arsenal. Stade zayo mukeba wayo Manchester United, iyi kipe buriya imaze imyaka 140 ku isi. Mu mateka yayo yagiye igira ibyayiranze byinshi. Abakinnyi bapfiye ku kibuga cyangwa se ku bibuga by'umupira w'amaguru barozwe. Mugiye kubona ukuntu ikipe z'imipira y'amaguru atari ikintu cyangwa se atari ibintu wapfa kwisukira uko wiboneye wibwira kubizi. Ese ibyo mufana murabizi? Nta yahe mabanga ya Arsenal? Iriya myambaro Arsenal yambara ntago ari imyambaro yaje gutyo gusa. Iyi kipe iherutse kuduha ibyishimo mu mupira w'amaguru, nyamara ni ikipe yatanye ikenye cyane, nta mafaranga igira. Uwayihaye amafaranga niwe uraza kugutangaza. Ni ikipe yitwa Nottingham Forest. Ni ikipe nshya y'icyo gihe Arsenal nta mafaranga yari ifite y'ibikenerwa cyangwa se ibikoresho. Abashinze iyi kipe bivanyemo babiri, ubundi bandikira ibaruwa ifunguye Nottingham Forest basaba ubufasha, kubera ko ubusanzwe aba bavandimwe babiri bari bahiswemo bari barakiniye ikipe ya Nottingham Forest. Abo bari Fred Pardsley ndetse na Morris Betts. Nottingham bidatinze yabohereje imipira yo kwambara yajyaga gusa umutuku wijimye, niba ariko twabivuga, ndetse n'umupira wo gukina. Arsenal bambaye imyambaro imeze gutya mu gihe cy'imyaka myinshi. Imyaka yaragiye. Icyitwa Sparta Prague yari ikipe ikomeye cyane yo muri Czech Republic, yarashinzwe nuko perezida wayo yasuye Ubwongereza, maze mu gihe ari i Londres mu Bwongereza aza kugira imana abona Arsenal ikina. Yakunze cyane imyambaro Arsenal yambaraga ku buryo yayiguzeho, maze nawe ayijyanira Sparta Prague, ni ya kipe nyine y'iwabo. Nujya kureba imyambaro iyi kipe ya Sparta Prague yambara uyu munsi, uzasanga bacyambara imyambaro y'ibara ry'umutuku wijimye nk'irya Arsenal y'icyo gihe, ibigaragaza igikundiro Arsenal yahoranye cyangwa se ifite kuva kera. Ujya ureba iriya mirongo y'umweru cyangwa se ibara ry'umweru rirangwa mu myenda cyangwa se mu myambaro y'abakinnyi ba Arsenal, jezi, ntabwo ariko byahoze. Iriya mirongo cyangwa se iriya bara ry'umweru ntabwo ryaje gutyo gusa. Ubona ko uyu munsi bambara imituku gusa ifitemo ibintu by'ibara ry'umweru ahantu runaka. Ntabwo biriya bintu byapfuye kuza gutyo gusa, kubera ko biriya ni amayeri akomeye cyane yo mu rwego rw'imitekerereze yo ku rwego rwo hejuru yazanywe n'umugabo witwaga Herbert Chapman. Turi mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1933. Herbert Chapman yitegereje cyane, yabonye ukuntu mu gihe cyo kwirukanka cyangwa se kwiruka mu kibuga, mu gihe cyo gushaka uko bapasanya, abakinnyi ba Arsenal batashoboraga kubona abakinnyi bagenzi babo, cyane cyane kuba bagashaka gupasa ku ruhande. Ntabwo byakundaga, kubera ko ukuntu abitabiraga imikino muri stade zo mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1930 babaga bambaye byari bigoye, kubera ko stade zabaga zuzuye abantu bambaye imyenda cyangwa se imyambaro y'umukara cyangwa se n'ibara rijya gusa nk'ivu, niko bagendaga bambaye. Tekereza nawe gukinira hagati y'abafana bambaye imikara gusa, byasaga no gukinira hagati y'inkuta z'imikara. Kubonana n'umukinnyi wambaye ibara ryijimye byari ibintu bigoye. Byihuse yahise atekereza ko kongeramo ibara ry'umweru ahantu runaka ku myambaro y'abakinnyi cyangwa se imyambaro abakinnyi bambaraga, ko byari nko kongera cyangwa se nko kongerwa amahirwe yo kuba babonana neza nk'abakinnyi bari mu kibuga, kubera ko amaboko yabo yabaga anyeganyega munsi y'urukenyerero, bahitaga babonana neza, bahitaga bagaragara. Nuko jezi dukinana uyu munsi zabonetse. Mu bintu bivugwa kenshi ni ukuntu Arsenal yakoze amanyanga. Nicyo kintu wakwita ko ari nko kwiba cyangwa se ubujura bwakozwe na Arsenal mu gihumbi kimwe magana cyenda na 19 igihe bari bahanganye na mukeba udasanzwe w'icyo gihe Tottenham FC cyangwa se ikipe ya Tottenham. Dore uko byagenze. Buriya uyu munsi derby yo mu majyaruguru ya Londres kuba iba ishyushye si uko zituruka cyangwa se amakipe aturuka hamwe, ahubwo bishingiye ku kintu gikomeye. Mu gihumbi kimwe magana cyenda na 13
Bivuga ko umuyobozi wa Arsenal nyakubahwa Sir Henry Norris yimuye ikipe ya Arsenal ayivana i Londres mu murwa mukuru w'Ubwongereza, maze ayerekeza kuba cyangwa se gutura cyangwa se kuba ahitwa i Highbury, ariko agashya kaje kuba mu 1919. Icyo gihe umupira w'amaguru wari ugarutse nyuma y'intambara ya mbere y'isi ikirangira. Hari amatsinda abiri, ibintu turaza kwita division. Chelsea yari yarangije ku mwanya wa 19 mu itsinda rimwe cyangwa division rimwe mu makipe akomeye. Bafataga amakipe 20 icyo gihe. Mu gihe Tottenham bari barangije bari ku mwanya wa 20 bakurikira Chelsea, aba nabo bari muri division ya mbere nabo. Barnsley ndetse na Wolves bari aba gatatu n'aba kane mu itsinda kabiri mu bakinye neza. Uko byagombaga kugenda, abanyuma babiri ubwo ni Chelsea na Tottenham bagombaga kuvanwa mu itsinda rimwe bagasimburwa na babiri ba mbere bakinye neza mu itsinda kabiri. Arsenal yari yarasoje ku mwanya wa 6 muri division ya kabiri, mbese bari abanyuma nta nicyo bajyaga kubaza. Gusa kubera ko irushanwa ryagombaga kwagurwa, urumva ni imyanya ibiri yagombaga kongerwamo, babiri ba mbere mu itsinda kabiri bagombaga gusimbura babiri ba nyuma mu itsinda rimwe, maze wenda bakongera bagafata andi makipe abiri mu itsinda kabiri yakurikiraga ba mbere mu itsinda kabiri, akaba ari bo bajya mu myanya mishya cyangwa se mu kimwe, bakareka za ekipe zari za nyuma mu itsinda rimwe zakinye neza zikagumamo. Mu mayeri ya politike, mu kwinjira kwakozwe binyuzwe mu gikari ndetse no kwinjira kwarangaga nyakubahwa Sir Henry Norris yinjiye abakuru birushanwa, maze watowe aratorwa, maze aba Arsenal. Yatowe ku manota 18 ku 8 ya Tottenham, yari mu ikipe nziza za mbere mu myanya 20, maze yiba umwanya Tottenham ko nguko. Tottenham yakuwe mu irushanwa icyo gihe iramanuka, ubwo Arsenal nayo ihera ko irakomeza guhera ubwo urwango rwa mbere mu mateka y'umupira wo mu Bwongereza rwari ruvutse. Arsenal ntiyigeze yongera kumanuka imyaka 105 irashize. Herbert Chapman uwo mugabo twahereyeho ni umugabo wahinduye uburyo umupira ukinwa, uko ucuruzwa ndetse n'uburyo uyoborwa. Mu myaka y'1920 na za 30 yatsinze imikino myinshi, ariko abantu ntibazi ko ari we wazanye icyitwa WM mu kibuga. Ni uburyo bw'imikinire bwa 3-2-2-3. Niwe wahirimbaniye ihindurwa ry'umupira w'amaguru hakajya hakinishwa umupira usa n'umweru, kubera ko yabonaga ko ari bwo abakinyi bawubona neza. Ni nawe wazanye amatara azwi nka floodlights kuri za stade, aya matara manini yemerera abakinyi gukina mu ijoro. Umuryango ushinzwe kurebera umupira mu Bwongereza wabanje kubyanga, kubera ko bavugaga ko umupira nk'uwo wo ku rumuri rutari kamere ntawo wabaye. Nyamara ntibyatinze ngo baze gusanga bari baribeshye. Nuko Herbert Chapman uwarebereraga cyangwa se uwari manager w'ikipe ya Arsenal icyo gihe, igitekerezo cye gishinga imizi gutyo, nubwo yari yarapfuye, yaramaze kwitahira, yaramaze kwitaba Imana. Niwe wazanye ibi bintu byo gukina umubare wanditse ku mwambaro w'umukinnyi mu mugongo. Iki gihe anabonye imbaraga z'ikipe mu kwamamaza, kubera ko Arsenal we ubwo yayiboneye yitirirwa umuhanda witwaga Gillespie uhindurirwa izina maze ukitwa Arsenal mu 1932 binyuze mu bukangurambaga yakoze. Uyu ukaba umwe mu mihanda ikibaho yitiriwe izina ry'ikipe. Arsenal ifite umuhanda wayitiriwe. Mbere ya byose ngo tubone ibirimo Netflix na Amazon mu mupira w'amaguru, muri sinema, Arsenal yakoze amateka muri sinema nayo. Filme mbarankuru yari ishingiye ku mupira ikitwa The Arsenal Stadium Mystery, yakozwe mu 1939. Yari irimo ikipe ya Arsenal ikinana umukino wa gishuti n'indi kipe i Highbury, aho umukinnyi bamurogeraga ku kibuga. Umunyabigwi Herbert Chapman mbere y'urupfu rwe ndetse na bamwe mu bakinnyi ba Arsenal mu by'ukuri b'icyo gihe bagaragaye muri iyi filme. Bivuga ko stade y'i Highbury yasurwaga cyane n'umuzimu.
umuzimu w'ifarashi yapfiriye kuri iki kibuga igihe bacyubakaga, ni mu gihe bubakaga icyitwa North Stand mu 1913 ubwo ibyuma biremereye byacengeraga mu cyondo. Wigeze wumva radiyo bogeza umupira ukumva bakoresha ijambo ngo back to square one? Iki gihe wari mu mateka cyangwa se wari winjiye mu mateka ya Arsenal. Ku itariki 22 mu 1927 Arsenal yakinnye umukino na Sheffield United wabereye i Highbury. Ubu mukino wahiswemo n'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC kuba umukino wa mbere uzogezwa kuri radiyo nk'umupira w'amaguru. Abanyamakuru bagabanyijemo ikibuga utuzu cyangwa se kare dufite imibare. Byari gufasha abawumva bari iwabo kumenya aho umupira ugeze mu gihe umukino wabaga ugomba kuba uri kujya mbere. Square one cyangwa se akazu cyangwa se kare rimwe hari ahantu imbere y'umuzamu. Umupira wabaga ushobora kuba uvuye mu maboko uwo uhanganye nawe, maze ukumva aravuze ati it went back to square one. Kwari nko kuvuga ngo umupira usubiye mu maboko y'umuzamu. Uko biri kose niba nkurikiye ukunda ibiganiro by'imikino n'amateka y'abakinnyi, ni hano ubikurikira. Niyo mpamvu rero ibuka ukanda like kuri iki kiganiro, gore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro tubagezaho rusange, ibiganiro bigisha buri munsi. Yindi twa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Muri make ikipe ya Arsenal ni ikipe ifite amanyanga, ikagira n'ibyo kwishimira cyane mu mateka yayo. Aya niyo mateka y'ikipe ya Arsenal. Reka tubane mu yandi mateka ngiye kubategurira mu bihe bizaza. Gusa mwibuke mukore subscribe, ariko nanone dusigare dutekereza kuri aka kantu. Ese uratekereza ko Arsenal iri mu makipe meza mu Bwongereza cyangwa hari ukundi kuntu wowe ubibona? Ngira icyo bitekerezaho.